meza y'umweru n'umukara nk'aya Gitinyiro, ndavuga PRFC, niyo Mahembe Women Football Club iserukana, maze amakipe ahuye nayo akikanga atitimira abiri byunzwe, ukagira ngo Nyamukandagira mu kibuga imanutse zigatangira kudagadwa, maze nayo ikazitsinda nk'aho hari ikipfa nazo, dore ko izitsinda ibitego ukagira ngo nibyo muri handball, wa mukino ukinishwa amaboko ariko batera mu izamu. Mahembe Women Football Club yongeye kwandika amateka yisubiza igikombe cy'Umurenge Kagame Cup ku nshuro yayo nazi, dore ko yabaye nka Bayern Dominique muri iri rushanwa ry'Umurenge Kagame Cup, dore ko itwara ibikombe umwaka ku mwaka. Umurenge wa Mahembe ni umwe mu mirenge 15 igize akarere ka Nyamasheke ho mu ntara y'Iburengerazuba. Aha hakaba hari mu bigabiro bya Rwabugiri. Uyu murenge ukaba ugizwe n'utugari 4 ari two Gishoke, Nyagatare, Kagarama na Nyakavumu. Ukaba nanone ugizwe n'imidugudu 38. Uyu murenge ukaba wegeranye na Karongi, aho hana imbibi n'umurenge wa Gihombo ndetse na Gishyita yo muri Karongi. Uyu murenge ukaba utuwe n'abaturage barenga 27,000. Ibihingwa ngengabukungu bihera harimo ikawa, umuceri ndetse n'ibindi narondoye. Aha kandi hakaba haramenyekanye isoko ryiza rya Mugonero ritundwa n'abenegihugu ndetse n'abanyamahanga. Muri bo twavuga abakongomani, bivuze ko ari abanyekongo batuye muri Kongo. Aba bagenda urugendo rw'amasaha ari hagati y'8 n'10 hejuru y'amazi meza y'ikiyaga cya Kivu, baje guhahira ibibatunga muri iryo soko ryiza rya Mugonero. Mahembe kandi ikaba ifite ikibaya cyiza gihingwamo umuceri ugira uruhare rukomeye mu gutunga abaturage ba Mahembe, imirenge iwukikije ndetse n'igihugu muri rusange. Burya ngo isuku igira isoko, imiterere myiza ya Mahembe no kugira ubushyuhe buturuka mu kiyaga cya Kivu, bityo bigatuma ikawa ihera neza kandi iryoshye. Ibyo nibyo byatumye umugwizatunga Justin aza kuhashora imari ye, maze ahubaka uruganda rw'ikawa agira ngo ajye ayitunganyiriza aho ngaho igere ku isoko mpuzamahanga ifite ubwiza budashirwa n'inyobwa. Ikigoroba kimwe mu kazuba k'igishu kabaja arimo atembera, ndavuga Justin yari arimo ashakisha abahinzi ba kawa, yaje kugera ahantu hari ikibuga cy'umupira, asanga abana b'abakobwa bakina. Abitegereje akanya yasanze bafite impano zidasanzwe mu mupira w'amaguru. Biramutungura, yibaza ukuntu umupira w'amaguru uvuye i Bwotamasimbi ho mu Bwongereza ukagera mu cyaro cy'Epfiyo ho muri Mahembe. Ntiyajijinganyije cyangwa ngo abaze umutima, yahise asaba abakobwa ko bamusanga maze izo mpano zabo akazibyaza umusaruro. Abana nabo ngo barite mu gutwi, bahise bishima bakubita amavi hasi bashimira Imana batahari inzozi zacu zaba zigiye kuba impamo. Ntibyatinze abo bana b'abakobwa batangiye imyitozo, maze Justin nawe aragenda abashakira umutoza wo kubitaho uwo munsi ku munsi. Uko bagendaga bazamura urwego cyangwa se bunguka ubumenyi mu mupira w'amaguru, Justin yahise abakorera igikorwa cyiza kirenze, maze abubakira ikibuga cyiza cyo kuzajya bakiniraho. Icyo kibuga kikaba cyujuje ibisabwa, dore ko wagira ngo ni icy'Abanyaburayi. Bidateye kabiri, mu kwezi kwa mbere, ya marushanwa y'imiyoborere myiza afite izina rya rudasumbwa w'Abanyarwanda, ndavuga Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Irushanwa Umurenge Kagame Cup ryaratangiye, aho kwikubitira imirenge itangira yesurana, hanyuma umurenge ubaye wa mbere mu karere ugaserukira ako karere nyine. Nuko bigakomeza bikaza kurangira bikagera ku rwego rw'intara, aho amakipe ahagarariye intara ahura hakavamo itwara igikombe. Umukino wa mbere rero Mahembe ntabwo yakinnye kuko yari yaratwaye igikombe cy'umwaka washize, bityo yari ifite tike ya 1/4 muri 1/8. Reka twibukiranye ko amakipe yahuye. Itsinda rya mbere
ryarimo Nyabitekeri yahuye na Shangi, maze Nyabitekeri iza kwiherera na Shangi yikubita ibitego 6 byose. Bushenge nayo yari yarinyarukiye ahitwa Karengera, gusa urugendo ntabwo rwagendekeye neza, dore ko Karengera yitsinze penaliti 5-4. Ruharambuga yahuye na Bushekeri, aha naho ikaza kurangira Ruharambuga ikuyemo Bushekeri. Kagano yaje kwereka Kanjongo ko ikiri mwe mu marushanwa y'Umurenge Kagame Cup. Kirimbi nayo yaje guhomborwa na Gihombo. Gihombo isengerera Kirimbi ibitego 3 byose kuri 1. Cyato yaje guhura na Rangiro, maze Rangiro nayo isengerera Cyato yikuramo. Karambi yari yahuye na Macuba, maze Macuba ibwira Karambi ko gifite urugendo mu bigendanye no gukina umupira w'amaguru. Wagatinze kazaza n'amenyo yo hejuru. Muri 1/4 Mahembe yahuye na Gihombo, maze yinyagira imvura y'ibitego biteye isoni kuvuga no kubyumva, kuko si ibitego bitsindwa mu mukino w'amaguru, ibitego 9 byose ubusa, itabashije no kureba mu izamu. 1/2 nabyo byabaye uko yisasira agakipe k'Umurenge wa Macuba, maze igatsinda ibitego 2 byose ku busa. Ngo burya umwana utari uwawe umureresha inzoga n'itabi. Kuri finali y'akarere byabaye agahebuzo, dore ko Mahembe yareresheje ibitego byinshi Nyabitekeri. Nubwo hari mu mvura nyinshi Nyabitekeri, imitonyi y'imvura yabaguyeho yanganaga n'ibitego batsinzwe, kubera ko babahaye 8 iwabo batabahaye, bivuze ko batsinzwe ibitego 8 byose. Barababwira bati bibambutse ikiyaga cya Kivu mwisubire iwanyu Nyabitekeri, ibyo gukina umupira byo si ibyanyu. Nuko Mahembe itwara igikombe cy'Umurenge Kagame Cup muri Nyamasheke, ihigitse indi mirenge yose, ihabwa ibihembo bitandukanye birimo imyenda yo gukinana yanditseho Visit Nyamasheke, umupira wo gukina ndetse na envelope 300 by'amanyarwanda. Gukira neza ukabisanga imbere, kwitwara neza ku mwaka wabanje byatumye Mahembe idakina 1/4 ku rwego rw'uturere. Ku rwego rw'uturere naho yahaciye nk'umurabyo, dore ko yatangiriye muri 1/2 kuko yari yatwaye igikombe cy'umwaka wakabanjirije uwa 2025. Nuko ihura n'ikipe yari ihagarariye akarere ka Karongi ariyo Murambi, maze iyikuramo itsinze ibitego 6 byose ku busa. Umukino wa nyuma wahuje Mahembe na Rusebeya yo mu karere ka Rutsiro kuri stade ya Rubavu, maze Mahembe itsinda Rusebeya ibitego 2 ku busa, yegukana igikombe ku rwego rw'intara y'Uburengerazuba. Itwara igikombe cy'intara gutyo ihita isohokera intara y'Uburengerazuba. Ku rwego rw'intara Mahembe yaje guhura na Rwimbogo yo muri Rulindo. Mahembe ikaba yarize ngo izina ni ryo muntu, igira ngo Rwimbogo iraza kwigira imbogo, ariko Rwimbogo yaje guhinduka Rwimbwa hari. Isezererwa na Mahembe kuri Nyandwi, ubwo navuga ko yatsinze ibitego 7 byose ku busa. Finale Kacyiru yo mu Murenge wa Kigali niyo yari yishoye kwizahangara Nyamasheke. Ngo burya koko akagabo gahimba kandi kataraza, nubwo yari yagerageje, ariko burya umunyamahanga yaravuze ngo birangira de bande apfuye. Kacyiru yasajije imigeri iminota 90 irangira nta kipe iragerageza kureba mu izamu ry'iyindi. Hanyuma aje kwiyambaza penalite, maze Mahembe itwara igikombe ku rwego rw'igihugu itsinze penalite 5-4 za Kacyiru. Mahembe yongera kwisubiza igikombe, yagize akarima kayo. Mwakoze cyane, munyemere nsoreza aha ngaha. Uwo mwumvaga yari Claudius. Tuzasubire muri Kagame Cup y'ubutaha, ibyerekeranye n'ibi byo ni buri munsi kuri New Docs TV. Mwibutsa gukora subscribe niba utarayikora.